Baturage b'umudugudu wa Kabugende mwaramutseho. Mutega amatwi mwumve icyo amatangazo ababwira. Baturage b'umudugudu wa Kabugende mwaramutseho. Mutega amatwi mwumve icyo abatangaza babwira. Uyu munsi saa 9 mutegetswe kujya mu nama. Bakaba bari butwereke umuyobozi mushya. Baturage b'umudugudu wa Kabugende rero musabwe kwitabira kandi ntihagire ukerererwa. Bari butwereke umuyobozi umushya w'umutekano. Igisigaye Imana ibaha umugisha. Ikindi murakabuko nabaye. No. Baturage rero mugize umudugudu wacu, mbere na mbere mbanje kubasuhuza. Murakoze cyane. Nanone kandi ntago nakwibagirwa gushimira abantu bubahirije isaha yo gutangiraho inama. Nanone mwongere mwiha amashyi. Zimwe mu ngingo z'ingenzi rero tugiye kwigaho harimo mbere na mbere kubereka umuyobozi mushya ushinzwe umutekano hano mu mudugudu wacu. Ikindi murabizi ikibazo dufite hano mu mudugudu kijyanye n'ubusinzi bukabije. Iyo nayo ni indi ngingo turi buganire. Birakabije muri uyu mudugudu wacu. Ubusinzi burakabije mudugudu. Bivuga ubusubire buge. Ahubwo mu bitsindagire cyane. Ingingo yindi ya gatatu nifuje ko nayo turi bwigaho cyane mu buryo bw'imbiti. Ikibazo cy'ubujura hano muri uno mudugudu. Muyobozi icyo kintu mukigeho cyane, icyo kintu mukigeho cyane muyobozi. Ejo bundi rwose baturaje ijoro muyobozi. Hari n'izindi ngingo eshatu nshaka ko turi buze kuvugaho nyuma ya zose buri wese ndibuze kumuha umwanya kugira ngo twinigure dufate imyanzuro ihamye twirinde ibyo bibazo byose umudugudu wacu uri mugenda ugaragaramo. Yego. Aho ni tenzi. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye rero zimwe mu ngingo turi bwigeho nk'abatindiye reka mbereke umuyobozi. Murabona umudamu uri hafi yanjye hano, abona atari umuyobozi mwiza, nahaguruke abiyereka nabasuhuza. Umugore siyazabishobora. Bayobozi baturage b'umudugudu wa Kabugende, baturage b'umudugudu wacu mwarakoze kungirira icyizere mukantora ngo mbe ushinzwe umutekano. Tuzafatanya kuwucunga neza, kwita kuba wica, abajura, abasinzi ndetse n'abandi. Ubwo rero ndumva bizagenda neza nta kibazo. Akoze rero umuyobozi wacu mushya muramubonye. Bimwe muri bya bibazo twarimo tuvuga azadufasha. Aya nama amaraso mashya yinjiranye muri izi nshingano. Nizeye ko habaye iki? Reba bimwe twavuga. Yifatiye amuzanye. Reba bimwe twavuga muyobozi. Mutuze twumvikana. Mugira ikintu mudukoraho rwose. Kiriya ni igihanga afatanywe. Yaratuzengereje. Ibigo byo tugomba kubikurikirana. Muze mukomeze mwicaremo hariya. Mazi bivuna muheto bizi kwirebera ihene nziza. Yeba haba we rero imeze nk'iya wa mukecuru baganye. Charaho. Mutuze. Usibye. Rubanza rukuremo n'iriyango. Ageze mu buyobozi bamwihanire. Usibye uriya muntu uzanye umujura wamwibye
hari undi muntu waba afite ikibazo ku bijyanye no kwiga? Twese se niba tuzengereje ugira ngo reka bazi tumazeho nta kintu tukibona cyo kuvuga muyobozi. Uyu mwanya ni umwanya w'ibibazo. Ikibazo cyawe. Nyakubahwa umuyobozi, baca umugani mu kinyarwanda wo kudakubita imbwa byorora imisega. Ariko mu mudugudu wacu imisega yarorowe ku buryo yabyibushye ikaba itagishobora no kugenda kubera kurerwa neza. Bose muyobozi bimenyerewe yuko yafatwa ikagezwaho izirikirwa itanakozweho rwose nta n'uyikozeho. Imisego nuko bakayigeza aho bayizirikira ariko nta n'ikintu bayikozeho. Wagira ngo uratashye ikagutamba imbere igenda yidegembya izunguza n'akariza imbere mbega igukubita imitego ikagutanga no kugera mu rugo. None rero muyobozi rwose niba bishoboka ndakwinginze udufashe kurwanya iyi misega nibishoboka rwose izaziriko cyangwa se inakurwa iyo mikaka nibura ijya yidegembya ariko tuyibona yarakutse imikaka itagishobora kutwangiriza. Byiza nuko nubwo itaziriko ariko yazajya yidegembya itakigira imikaka. muzerekeraho nakumvise mube mumuntisheho gato Kirango kibihinduka. Nawe waba dushobora. Undi waje ari wowe ukenewe niyo yayo. bangane nawe mbwira uburyo wamaze igishiriye amako hasi Gishyire hasi. mugeze wambabariye ingofero byawe hasi wirirwa wiba abaturage nk'uko z'abanyarwanda hasi mbabarira ntabwo nzongera mbareka nkubwire ntuzongere kwiba ugomba gucika ku kintu cyitwa ubujura. Ahubwo se muyobozi uyu muntu arimo arigira gutya yiririshwa by'amafuti kugira ngo mubone ko ari ubwa mbere abikoze. Uyu muntu sinzi nimba muzanamushobora. mwumve mu ruhande Ubu mubona uyu nguyu kashu yahinduye nk'umurima w'amashu yinjiramo uko yishakiye agasohoka uko yishakiye. Gereza yarayimenyereye. uyu arimo araririmba ntabwo ari kurira. Murebe ubundi buryo mu muhanamo kuko ntago mugomba kumenya ko ibya kera atari byo by'ubu. Ibintu bigomba guhinduka cyane cyane ku bajura. Aho hantu tugomba kuhashyira imbaraga kugira ngo ibintu bikemuke. Nyamara rero mundasaba ijambo muyobozi. Yego. Nubwo yenda uyu nguyu ari ugaragara hano haba harimo n'abandi nuko yabahishe baba banze kubavuga kandi nubundi nuko batabavuze nubundi tuba tubazi. Barahari. Bagiye barimo. Hano baba barimo. Nago yiba ari wenyine hano haba harimo n'abandi. Nago baburamo. Muyobozi abo bantu mwaba mubafitiye amakuru ngo babatubwire nabo tubakoreho igenzura. Aka ni akanya rero ko gutangira kuduha amakuru. Ubundi twari dufite icyuho murabizi muri komite yacu twaburagamo ushinzwe umutekano. Ubu rero hazagira uwicarana ibibazo nk'ibyo ngibyo, ibyo nibyo dushaka gucyaha. Twungutse izindi mbaraga, umutekano arahari. Ayo makuru yose muba mwarihereranye muyatugezeho natwe muzatubaze nyuma ibindi. Nyamara nabo barimo hano muyobozi. Nabo barimo hano. Haguruka ugira icyo ubwira abaturage. Haguruka ugira icyo ubwira abaturage. Haguruka ubwira abantu ibibereye hano.
ntabwo wemera guhaguruka ngo ubabwire dusubire aho tuvuye. Oya mbabarira ntago nzongera kwiha muteka. Haguruka. Oya ntago nzongera kwiha buretse mbabwira. Abaturage batuye umudugudu rero nimumbabarire ntago nzongera kwiha. wowe ucika ku ngeso yo wowe tuzi ubwo se wakora akahe kazi kakubesha Azagororwa. Tiravuga saba abaturage imbabazi. reka dutegereze turebe Ingeso yo kwiba nyicitseho ryose umutekano wanyu aramanye neza. Ntago nzongera kwiha. reka tuzarebe ko mu bisambo havamo abapasiteri nzongera gufora ayo mahirwe twayakura Murakoze. muyobo cyakoze cyakora abayobozi muntu wemeje muntu wemeje iki gisambo umva cyakoze byo baturage b'umudugudu wa Karugenge mureka tumuha amashyi uyu muntu uyu niwe twashakaga umva Ariko hari n'ikindi kintu mutaramenya. Nimba mutabizi uyu muntu arakosora n'undi muntu azamenyera kwiba. Azakubitwa n'izirenze n'izakabwara. cyakora ndemeye umva no mu bajura havamwe abapasiteri koko wowe Muzanyegere mbagire inama. Harimo n'abandi ariko bazanyegere mbagire inama. Numvaga mfite ubwoba. Nabonye bakuzanye. Ndavuga ati noneho karabaye nanjye bagiye guhita bamvuga. Noneho yarangije. Urumva? Arangije mbona avuga ngo hari abarimo mu nama ngo nabo bafite izo ngeso ngo ndavuga ati buriya wasaga agiye guhita mvuga. Oya ntabwo nabivuga nagize ibanga. Ariko yankubise. Na n'ubu iyo mbitekereje mpita numva ukabona hajeho imibyimba we. Biriya bintu twanabireka. Ariko mwana biriya bintu tugomba kubireka. Niko biranga bireka ariko kazi kanjye. Ntabwo nzabisubiramo ariko ndebera rwose. Akazi kakijije so wanyu kakazi. God have mercy upon us. Ariko wabanya kuno yankubise. Yagukubise ariko hari igihe uzarasabwa nyine ukabona urayitinya. Yankubise ibiti mbona nta nimuhashyiramo ikibazo cyiwe. Mugore genda. Ako nanone ntabwo yanshini. Ikibazo nuko ari mwiza akaba afite ubugome. Ngo ngendeke kwiba. Ngo nukubera uriya mugore. Oya njye ntabwo Just do it. Make your dreams come true. urashaka gukubitwa. Sindi kukubuza ukanga. Noneho niba kuzana njye nzakwikubitira. Kandi dukorana. Uranyihinda. Ndi kukubwira ngo tubivemo ukanga. Baba we. Biziba biti bingahe nibyo biguteye ubwoba. Ndi kukubwira ngo akabuno ndumva kabyimbye. Uhise wumva ko akazi nyine uhisuka reka urakamari. Kare kuri amugora ara. Kuri we wandangiraga boro nkaza kuzirasa nzaziragirwa nanga. Uzashaka abandi kandi ubwo nitubafata. No kubakupita nyine twebwe tuzamanyu. Ahubwo reka nigendere utakomeza kunkira muri iyo. Urahaza. Ahera Jean azakubona wonge bagufasha. Ntabwo nzabisubiramo mwana. Nta kibazo. Batazamubona. No.